Okay mambo vipi? Uyabwira nyogokuru ati uzaba ufite umwuzukuru wose wawe umwaka nk'uyu nguyu mu nyogokuru niwe wavuze ati muhite mushyingiranwa. Ibyo bintu ngo byo kwambikana impeta fiançailles nyogokuru ntabwo yabikunze. Yavuze ati nimba mukundana mushyingiranwa. Umukobwa agiye gukura ibyinyo ngo yikundishwe ku musore we na sheri we Titi Broni bazamutuburire dore koko ngo harashya. Iki nicyo yashakaga ngo bakore ubukwe. Uyu musore ni umukire ejo amubwira ati duhane divorce uratangira ukitwara nabi mu rugo. Umugabo akavuga ati kubana n'umugore wananiye kamuhe divorce. Umugabo azi ko yashatse umuntu uyu ari ku kazi yemeye gushyingiranwa n'umuntu. Hayiye koko retse rebe तुम तो ऐसे पर्दा कर रही हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार ufite isoni wagira ngo n'ubwa mbere umbonye kumbe nuko umukobwa atamukunda kandi ubukwe bwarangiye ubashatse muko ari mu kazi शर्माओगी तो दादी से जो परपोते का वादा ese nimba ufite isoni ni gute ndi bwuzuze isezerano nasezeranije nyogokuru. Isezerano nyine yabwiye nyirakuru ati umwaka utaha uzaba ufite umwuzukuruza. ऐसे घबराई हुई क्यों yabwiye urumva umukobwa aramuyambira. Raj hari ikintu nshaka kukubwira. ये रात कहने सुनने iri joro ntago ari iryo kuvuga muko. प्यार करने के लिए iri joro ni iry'urukundo. जो कुछ भी कहना icyo ari cyo cyose kimbwire vuba. जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी ubwo nakubonaga bwa mbere byabanje nahise ngukunda और मैं खुशी से पागल. ubwo wanyegeraga ibyishimo biranyica. तुमने मुझे प्रपोज किया umukobwa और मेरे सारे ubwo wansabaga ngo tubane indoto zanjye zabaye impamo mva kubeshya. लेकिन तुम्हारी ऊंचाई देख के मुझे अपने कद का एहसास होने लगा. दिल में हमेशा एक डर सा रहता था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं. इसलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, एक मन्नत ली कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं 1 महीने के लिए कुंवारेपन का पालन. umva abakobwa ukuntu bategura ati kubera bwa mbere duhura ibyishimo byaranyishe ubwo wanyegeraga ndagukunda kurushaho. Iko byagiye bikomeza naje kurahira indahiro ndavuga n'uriya musore kuko ndenzo na nanu muriye nawe njyewe nidushyingiranwa nzamara ukwezi ntararyamana nawe. Uwo ni umuhigo nahigiye Imana. Reka tureke kuryamana ukwezi gushire. Ni umuhigo nahigiye Imana ko ninshakana n'umusore nkawe nkunda nemera nzamara ukwezi ntararyamana nawe. Kumbe nuko atamukunda yifitiye undi sheri. Unyumvire wumve gusa nimba ubishaka sinaguhagarika ko ndi umugore wawe. बात नहीं मानूंगा. ni gutumva ko ntakumva. पति पत्नी है जिंदगी की हर बात हर फैसला तुम्हारा uri umugore n'umugabo muri kano kanya. umwanzuro wafata rero tugomba kumvikanaho. भी है कि हमारे मन का मिलन तो हो. icyo mfata nk'ubukungu bwatari mfite ubuntu ko imitima yacu bayunze twabaye umwe. ndagira ngo wumve amagambo y'umusore yese yubaye icyemezo cy'umukobwa. Umukobwa ntashaka kuryamana n'uyu mugabo we ku kazi katamukunda yifitiye undi sheri. katorore gusa umukobwa arumirwa ariko uzi kujya gutuburira umuntu nk'uyu ugasanga we n'umwana mwiza afite umutima mwiza. Sasa Raj yatumye umukobwa kuri misi. nyiri gutuma umukobwa kuri misi. हेलो Halo? मैं प्रिया बोल रही हूँ. अरे Titi Broni ni puri. फोन नहीं Imeze sawa. तो है Kuki utajyaga witaba? शादी भी हो गई और Ejo baradusezeranyije. कामयाब हो गई. करण उसने फौरन मेरी बात Cya मान gitekerezo cyawe cyo gushyingiranwa n'uyu musore cyaciyemo yarabyemeye. और मुझे छोड़. Baze ko twanaryamanye ntankoreho. Yes. Nari mbizi ko biri bukore. Titi Broni ni uba wize umushinga. Irebwa ati we ni mushyingiranwa uzamutera injuga izi nizi bitume mutanaryamana paka ibyacu tubigezeho. इसलिए तो मैंने मलेशिया में तुमसे खुले पैर रहने का ड्रामा करवाया था. Uribuka muri Malaysia nkubwira ngo nimusohokana ni wambara inkweto. Kumbe n'umusore na Titi Broni nawe uriya mushinga niwe wari wawize. Umukobwa avuga ngo rwose nasenze gusa turi bwambara inkweto uyu munsi niyirije. तुम्हारे भरोसे पर ही तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है. Nemeye gukora iki kintu cyambaye kuko mwizera. कैसे दिलवाता हूँ. Wetegereza urebe ukuntu divorce yawe n'uwo mugabo ngiye kuyikoraho muhane divorce mugabane umufungo. ये सारे सपने पूरे हो जाएंगे. Ayo mafaranga y'uwo mugabo ni muyagabane indoto zacu zizaba impamo nyagasani. अच्छा तुम मुंबई वापस कब आ रही हो. सारी रस्में पूरी होते हैं वापस आ जाएंगे. Muzagaruka mu mbaye ryari imigenzo yabo nirangira. Araje reka nkupe. Bino bintu bijya bibaho nina i Kigali. Mugashyingiranwa ukajya kubona ukabona umugore mu cyumweru cya kabiri atangiye kujya atahana abasore mu rugo agataha yisindishije kugira ngo wowe ubwawe umurambirwe uvuga ati reka ndeke kubana n'uyu muntu mukagabana umufungo. Congratulations यार. Felicitation babu yarabakurikiranye kuva kera. करोड़पति बन गया.
क्या प्लान बनाया तूने? वाओ, wari umupango mwiza. लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब तू नया नया हमारे ट्रिप में शामिल हुआ था और फिर देखते ही देखते तो हमारा लीडर बन गया. Bimeze neza neza nk'ejo bundi wacu usanga gurupe yacu titi isanzwe yari y'ababyinnyi hashize iminsi mike yituwe umuyobozi wacu. ट्रिप की सबसे खूबसूरत और भोली भाली लड़की प्रिया kubera ko waje ugatereta umukobwa wari mwiza muri gurupe yacu ariwe Puriya. तेरे प्यार में ऐसे पागल हुई जैसे nawe buhumyi birangira rwose akwemeye yikuramo abandi. तूने राज सिंघानिया को फंसाया. urangije uriya mukobwa uramubeshya Puriya ngo najye kureshyarisha umukire Raj Singhania. शादी भी करवा दी, hanyuma barashyingiranwa. करवा देगा. none ugiye kubaha divorce. को करोड़ों रुपए मिल जाएंगे. icyo gihe Puriya baraza kuba amamiliyoni menshi. Message. uraza kuba biliyoniya nyiramamiliyari ye. मिल कर रहे थे. nanjye uramaho kuko umushinga wanyu ndawuzi. babu yarabakurikiranye, hari igihe umuntu abakurikirana akavuga ati nimutamaho byose ndabishyira hanze. मैं कहाँ ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहा हूँ. icyo ngusaba urama umugabane wa miliyoni 5 n'ubundi umugore wawe. urumva iyi miliyoni 5 rero ni ukuvuga ngo इस राज सिंघानिया से इन्फॉर्मेशन ebyiri n'igice nizo uko ndibuze kuba nguhisha amakuru. तुझे पुलिस से बचाने की. yahishe Singhania, izindi ebyiri n'igice nizo kuba ntari kuguteze polisi. हाँ. polisi ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ. Chan. जोजो फर्नांडिस erega ndabizi ko ari nawe wishe Jojo Fernandez. ntabwo yari impanuka. क्या है? niweho wamwishe. uyu yarabimubwira. ndabizi ko ariweho wishe Jojo. डिप्रेशन में यहाँ से निकला तो मैं तेरे पीछे ये सोच ndabyibuka iryo joro wataye umutwe naragukurikiye. पर तूने mvugana ushobora kwiyahura cyagiye ubwo Jojo yadutsindaga mu irushanwa. aho kugira ngo wiyahure wishe Jojo. कि तूने जोजो को इसलिए मारा है कि हमारे हाथ से शिप का कॉन्ट्रैक्ट ना चला जाए. पर अब पता चला कि तूने सब कुछ अपने फायदे के लिए किया है. naketse ko wabikoze ku bwacu ariko wakoze ku bw'inyungu zawe. uyu musore yari yarabiteguye byose avuga ati Raj Singhania nzamutega sheri wanjye. तुम्हें पैसे मिल जाएंगे. uzabona amafaranga Lekin ari uko Puriya yahanye divorce n'uriya mukire. Puriya afite amafaranga nguheho. पैसे मुझे 15 दिन wahaye के. iminsi 15 I'm sure. umpa amafaranga. Ese cyalaga- nkurikije ubwenge ufite uzaba wayabonye wana. umuntu ubasha gutegura umushinga umeze kuri wishe n'umuntu ndeba ndakwihorera. uyu uzira mwakiye. babu yarababonye arashaka agakomisiyo ke. uyu muntu umufasha ari gukora icyaha wamurega cyangwa akaguha akantu gacece. तुम दादी माँ को खीर दो, मैं बाकी सबको दे दूँ. we genda ugaburira inyogokuru abandi ndabitaho. umukobwa bamufashe nk'umwana mu rugo. kumbe we yaje mu kazi. आज तुमने पहली बार अपने हाथों से हमारे घर की रसोई घर wa mwana ni ubwa mbere utekeye mu gikoni cyanjye rero ugomba no kungaburira. urebe ukuntu umuntu ahemuka. nibaze kuba umukecuru nk'uyu agufata nk'umukazana wakubaha ari wo mutekera umugaburira wewe uri kubeshya umuhungu we waraje kubatuburira. ऐसी ही मिठास तुम मेरे राज की जिंदगी में घोल reka numve ko ubuzima bwa Raj uzabwiuzuza ibe byishimo n'umunezero no kumubera umwana mwiza. iyi ni famiye ya Raj. umukobwa arabagaburira bose kumba ari mu kazi. aha mwana we tuguhaye umugisha ni umukazana mu rugo. Raj afite famiye yita ku bantu. ये हमारे खानदान का रिवाज है कि बहुओं को mu muryango wacu abahungu n'abakobwa barangana. niwo mugenzi wa famiye yacu. bamuhaye impano. famiye yamukunze baze kuzuje kwiba abantu ngo batuburire bo bakakwakira neza nk'aho bakwibyariye. katurure umwana hari icyo bamuhaye. इस फाइल में सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के 50 करोड़ के शेयर्स हैं, जिसकी मालकिन आज से तुम हो. wa mwana we tuguhaye imigabane muri Raj Singhania. nyagasani umukobwa ataranabiba ataranasaba divorce wenda ngo nibwo azagabana n'umugabo w'amafaranga. bo ubwabo bahise bamuha imigabane ihwanye na miliyari 5 muri kampani. fata miliyari 5 zo kuba ukenyereyeho. we yaje zikaje kubiba aziyenza ku mugabo bagahana divorce kugira ngo abone amafaranga. none ayo mafaranga batangiye kuyamuha ataranayabasaba. ati hano umuntu wese tumufata nk'undi. umukobwa arumirwa. abantu yaje kwiba batangiye kumuha imigabane muri kampani ataranabiba y'amamiliyari. राज की सिर्फ लाइफ पार्टनर ही नहीं, पूरे सिंघानिया एम्पायर. buno ntabwo uri umwunganizi w'ubuzima bwa Raj gusa ahubwo n'ubwami bwa kampani yacu ariyo iriya bita Raj Singhania कि ये जिम्मेदारी Group. बहुत अच्छी तरह निभाओगी. ni inshingano zawe. katururi nyagasani utangiye kumuha n'inshingano. imitungo bayimushyize mu biganza atari ngombwa ngo ayibibe. ariko uzikuza uje kwiba umuntu miliyoni wagera mu rugo akakubwira ati ziriya miliyoni 100 rero nizo uri buze kuba wifashisha mu buzima bwawe bwa buri munsi. nyagasani uhita wumva ko menye ugiye guhemukira ubusa. ndetse n'abo bantu ugiye guhemukira ntari biryabo. umukobwa nibyo bimubayeho koko. hano hantu hagiye gushya. ये है हमारा घर. iyi niyo nzu yacu sheri. fu nyagasani. hey! umusore ni umuherwe birenze. dore inyubako. apana bya bindi umuntu yuzuza akazu k'icyumba 3 na saro mubyara agaca igikuba. dore inzu सब कुछ kagira ngo niwe wafumbuye kubaka. hahiye koko. uyibonye ute?
जैसा मैं सपनों में देखती थी। nkuko nayibonaga mu ndoto zanjye. Inzu umusore afite inzu kandi aratuje. Hey, uko ubona afite inzu hari n'abafite izirenze ize. Niyo mpamvu adasamara. Bidatinze dore ikirori cyarabaye. Dore inzu nyagasani ni umudugudu wose. Inzu imwe ni umudugudu. Da mafoto. Ayiye koko atangira kwibona uko amanukana n'uyu musore niko yajyaga arota amanuka nyina tutibura we abantu bafotora. थैंक यू सर बड़े हैरत की बात है आपने शादी कर ली और किसी को पता ही नहीं चला। nta muntu wari uzi ko ubukwe bwawe buzaba vuba byagenze gute? Excuse me, sir. Can I ask you a question, please? ese nakubaza ikibazo mwibaza icyamamara ibibazo. पहले इनको अपने गेस्टों से मिल तो लेने दीजिए प्लीज। Okay. ओके Mureke. प्लीज प्लीज। abanyamakuru bashaka inkuru umukire yarongoye byagenze bite se? आई एम सॉरी देखिए इनके जान nuko nabambaza none se kuzashaka ryari kandi maze imyaka 20 nshatse. Uyeri hanabona nande na titi yarahitabiriye araje wibuke n'ushaka kubatanga. रूप अब कहाँ रहा दर्शन जी? आपके बॉस ने हमारे स्टार परफॉर्मेंस से शादी जो कर ली। Boss wanyu yashingiranwe n'umusitari wacu twari tuje kubareba nyine ubukwe bumeze gute kumbuye niwe nyiri umugore. करने वाली लड़की इतने बड़े आदमी की भी Umukobwa wabyinaga biraho yashingiranwe n'umugabo wambaye. जाओ उसका घर टूट सकता है। Rero ugomba kuguma kure ya puriya utazasenya urugo rwe. वो कैसे? Gute se? अरे Uriya mukobwa nakubona तुम्हारी शक्ल देख के उसको तरस आएगा फिर से ट्रूप में ज्वाइन होने की बात होगी। ashobora kugira impuhwe akagaruka muri gurupe yanyu kubyina. तो मेरे भाई इतने बड़े आदमी की बीवी Ibaza ubuntu umugore w'umukire umva umukire yakwibaza gute? करेगी इफ यू डोंट माइंड तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? Agarutse muri gurupe yanyu kubyina urumva yabagiye gusebya umugabo we w'umukire. हमारी झगड़े पुलिस स्टेशन अदालत तलाक उसका घर टूट सकता है मेरे भाई। उसका घर क्यों तोड़ना चाहता है मेरे भाई? सब जाकर कमाल करते हैं आप। मैं उसको बधाई देने आया हूँ। Umva ngenje kumuha felicitation gusa. Ni John. करने गई और उसका घर टूट जाता तो Nibirangira se urugo rusenye do yivugishaga. हम तुम्हारे लिए गिफ्ट क्यों नहीं लेकर आए? Menya wibaza nimba nkuzaniye impano. बारह बाकी है समझ लो। Wibuke ko warundimo amezi abiri y'inzu utaranyishyura uyu ni nyiramazu. Washyingiranwe n'umukire warundimo amezi abiri y'inzu. Dore nyiri umugore ubundi n'uyu wanamutumye kuri misiyo. Muraho. Felicitation ku bukwe bwanyu. Bano bari ku isiri. Bari ku isiri. Inshuti y'umugore wanje we. Bitese. Wereguri nka besto we uri brother we kumbe bari wita ngo ni inshuti z'umugore wawe koko. अगर ये नहीं होता urugo rwanyu rwose. मेरी जिंदगी में नहीं होता। Noneho kugira ngo abemeza bayaranabambariye yaranabatwerereye. Uwo muntu rero ujye umwitondera. मैंने प्रिया को पहली बार देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। Amaso yanjye umukobwa ananiwe kuyamukuraho. ख्याल आया Bwa mbere bahura icyo natekerezaga ni कोई और इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। natangiye kwibaza nimba ari undi umeze nkawe kuri iyi si. कोई और हुआ तो कयामत से पहले ndetse nimba nabyihangana nimba ari undi muntu wamukunda nk'uko mukunda imbere y'abantu umukire aramutakagiza. Wana dore titi nawe arakoma amashyi. कि अब तुम्हें शादी के बाद कैसे? None se ko mwashyingiranwe urumva umeze ute? Katorori बता दूं bivuga uko niyumva se. Ni umukire yaje hano तूने जिंदगी में आके yatangiye kuri mirongo ati waje mu buzima bwanjye. तूने जिंदगी में आके ati waje mu buzima bwanjye. Ubuzima bwanjye umukobwa nawe kabona umuntu yagiye gutuburana umwana mwiza. Mbega ukuntu wahinduye ubuzima bwanjye. Akaririmbo kumana kumba ari mu kazi. निभा के जिंदगी wahinduye ubuzima bwanjye ukoresheje urukundo rwawe. जिंदगी बदल दी hamwe n'urukundo rwawe wahinduye ubuzima bwanjye ngo kumba ari mu kazi. बदल twashwemo twarahagurukiwe. hayiye koko hayiye ariko mujye do John hahiye uyu arabareba aya mafaranga shera yanzanira ayatura yariye n'ubundi iby'abapfu biribwa n'abapfumu uyu mukira ayatura yarya nzayabyinira. Titi Brown dore ukuntu abareba. Komeza wigere uwo mwenda nzawambara. Bibaze ko noneho aba yarabigiye n'umushinga kuvuga ngo umukobwa abeshye ko yasizeranije Imana ngo ninshakana n'umugabo tuzamara ukwezi tutararyamana. छूना तो दूर है अब न मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे
तूने फासले मिटा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी uburyo wahinduye mu buzima bwanjye bibi zo nazo tipu urabona aracungira hafi yawe uriya n'uwangisha twarateguye uriya mufungo turawurya umukire disi ntacyo atakoze ni umuntu mwiza aya mafaranga ndayarya tu umukobwa nawe bari kumukoresha ibintu bibi umusore titi niwe wize umushinga तोड़ दूं मैं उसे दिल मेरा कहे umukobwa umutima uri kumucira urubanza urabibona ariko uzi kuba umuntu ari kukwereka ko agukunda uzi ko waje kumwiba we naho yagukinze मेरा जुनून मेरे दिल का सुकून मैं दीवाना हूँ तेरा agapfa guseka ariko buriya niyo wahemuka guta ukishisha umutima uba ugucira urubanza ये दिलगी बढ़ा के ये दीवानगी बढ़ा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी जिंदगी बदल दी जिंदगी बदल दी yaje ku kazi Hey lazy bones. Good morning. haramutse Good morning. haramutse umukobwa aramubona akamwikanga ntamukunda नहीं शादीशुदा बीवी सुबह mbega umugore अपने पति को चाय के साथ ubundi abajene mariye barazinduka bagatekera abagabo babo twa mu gitondo uracyaryamye मैं तो मजाक कर रहा था मुझे हर सुबह सिर्फ buretse ariko buretse nawe किस पर भी पाबंद harya ntabwo turemererwa kuba twasomana hari igihe nyine ntarengwa bafite 15 दिन की बात है उसके बाद मुझे एक प्यारा सा बेटा चाहिए और एक बेटी बिल्कुल तो yewe ibi nibirangira nge nawe tuzabyarana akana koko कि फुटबॉल टीम बनानी है या क्रिकेट टीम अब तो सिर्फ 15 दिन की बात है उसके बाद मुझे एक प्यारा सा बेटा चाहिए और एक बेटी umukobwa bikamubabaza ukuntu umusore amukunda amwemera wazi ko yaje kumutuburira buriya niwe wahemuka gute ku mutima uba ubizi kuri guhemuka आइए मिसेस सिंघानिया आइए yaje kumusura madamu Singaniya nibazaga buryo twahuramo karani tuganire banza winjire bakinjira bataranavugana nyagasani umusore amaze igihe atabonana n'umukobwa umukobwa yarashingiwe yashatse undi mugabo nta no kumusuhuza urabona iyo atari yanzu twarotaga sheri yanzu nini y'ibyumba 6 cyangwa 7 ireba ahantu ku mazi umusore nyiri iyi nzu yambwiye ngo $1,000,000 yayiduha nyuma ya divorce yawe iyi nzu tuzayigura tuzabakire डर लग रहा है कि ये सब होगा कैसे ariko raje arankunda cyane करण तुमने तो कहा था कि शादी के बाद मैं उससे झगड़ा करना शुरू करूं nari nzi ko nyuma y'ubukwe nzatangira kujya nserera n'uriya mugabo tugatongana ibaze bari babiteguye ati nyuma y'ubukwe uriya mugabo nzatangira gutongana nawe duserere ariko abona uriya musore nta kintu bapfa nta hantu ahera nyine ku buryo uvuga turiya muntu namubona nikoze लेकिन अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही gusa nzamubwira iki nta kintu ugomba kuvuga वो तुम्हारे तलाक के njye namaze kubona ava kuri gukora kuri divorce yanyu हम कोर्ट में ये दावा करेंगे कि शादी tuzajya mu rukiko भी तुम कुंवारी हो nyuma ya majoro wamuhaye uko ari 30 tugaragaze mu rukiko ko kiri isugi wumva ukuntu uyu musore yabiteguye ati nyuma y'iminsi 30 yahaye umugabo w'ukwezi bataryamana nyuma y'iminsi 30 tuzajya mu rukiko nitujya mu rukiko bazasanga ukiri isugi tujye kurega umugabo wawe tuvuga tuti
तुम्हें कोर्ट में सिर्फ ये साबित करना है कि तुम्हारा पति रात mu rukiko tuzagaragaza ko umugabo wawe ari ikiremba. Mu rukiko iyo divorce ruyiguha rwirukanka uravuga ati umugabo twashakanye inshingano z'urugo z'umugabo ntabwo abasha kuzuzuza, mbega ntabwo yabasha kuryamana n'umugore we. Icyo gihe divorce bayibaha birukanka cyane. Icyo gihe urukiko ruzaguha divorce. Uyu musore yari yarabiteguye byose. Tuzavuga ko ari ikiremba. Umukobwa arumirwa agira isoni. Ibaza umugabo ugukunda utarageze icyo kwima, urgerekeho kuba ushaka kumwiba amafaranga, ujye no mu rukiko ujye kumusebya imbere y'abantu uvuge ngo wa mugabo imoteri ntikora. कोई जरूरत नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोर्ट तक जाने की जरूरत है। सिंघानिया ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी और उसके खानदान की इज्जत Okay, uriya mugabo Raju Singana n'ubimubwira ntago azashaka kujya mu rukiko kumusebya. पहले ही तलाक दे देगा। Ubwo azakwihera divorce utarajya mu rukiko kuvuga ko ari ikiremba. Umva ubuhemu. कल 2 बजे आकर उन पेपर्स पे साइन कर देना, बाकी मैं संभालूंगा। Ejo uzaze hano usinye impapuro za divorce. शादी होने के 15 दिन बाद umukobwa yatashye bitekerezaho ati nitujya mu rukiko bakabona ko ukiri isugi umaze ukwezi ushingiranwe n'umugabo wawe, akibuka umugabo nanone wamubwira ati ngende ndifuza ko tuzabyana n'akana k'agahungu n'agakobwa beza. Icyo dushaka kugaragaza mu rukiko ni uko Raju Singana yari ikiremba. Umukobwa yaje byamurenze, kubera no kuntu byamurenze yaje yataye umutwe imodoka iramugonga. Yibaza ati njye gusebya umugabo nkunda cyangwa nkuri ibyo Titi Brown ambaza. Imodoka yaramugonze. Hari igihe guhemuka bikurenga, ubundi uhemuka uti uzana hano. To baje kureba uko ameze. डॉक्टर सब ठीक तो है ना? muganga byose bimeze sawa. Umugabo yita ku mugore cyane. हमें डाउट है कि उनके सर में कोई अंदरूनी turacyako mutwe ku ruhande rwo ku ruhande hari akabazo kabayemo gatonya, ariko twabimenye nyuma y'amasaha 24 ubu nibwo twamenye ko ari ikibazo yagize. कोमा में चली जाए। कोमा? We will try our level best. Have patience. Umurwayi ameze nabi cyane. Umugabo yari ikanze nibwo yaragishingiranwa n'umugore we. Ahise akora impanuka ndagira ngo ukurikire filime. Umugabo byaramucanze. Umugore akunda baherutse gushyingiranwa ari muri koma, ameze nabi. Umukobwa bakomeje kumwitari muri koma. Umugabo ntiyatashye, yaraye hano kwa muganga. Nta gutaha umukobwa ari muri koma. Imodoka yamugonze nabi. Katurure yaje muri kuri misiyo yo kwiba uyu mugabo, ariko imitima yari itangiye kumuhana ibiri ivuga ati si uyu mugabo ndamwibira iki ko mbona nta mutima mubi we, ko atigeze amfata naba nkunda ahubwo cyane ko nibyo namusaba yabima. Umukobwa ameze nabi. सिर्फ ये साबित करना है कोर्ट में कि तुम्हारा umukobwa aryamye muri koma akibuka. Naje amubwira ati kigomba kugaragaza nuko umugabo wari ikiremba. Uzajye mu rukiko uvuge ko ari ikiremba. ये कभी नहीं चाहेगा kubera ko Raju Singana atakwifuza kujya mu rukiko kumurega cyangwa ukarubanda kuvuga ko ari ikiremba. We ubwe azakwihera divorce utaranayimwaka. Umukobwa yatekereje ibyo bintu ava no muri koma. Biteye ubwoba. मिस्टर सिंघानिया आपकी Yuko Singania umugore wawe arakangutse avuye muri koma. Turi byishimo. Everything is okay, young lady. Wa mugore rero ibintu byose bimeze neza. डॉक्टर Muganga, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? umugabo wanjye ari hehe? को यहाँ लाया गया है। Kuva bakuzana mu bitaro वो रात yagumye hano mu bitaro. शांत है। Ijoro rya Iseri yataye umutwe. Ati iminsi yose umaze mu bitaro uri muri koma nawe ntiyigeze ahava. Urumva umugabo urya akundamo umugore we. डॉक्टर अमित कैसी है? Umugore wanjye ameze atubu. सारे टेस्ट के रिपोर्ट भी बिल्कुल क्लियर है। उनके बेहोशी की वजह सिर्फ शॉक थी। Ubu ameze neza, icyari cyabaye ni kwa kundi umuntu nyine agwa igihe akamera nk'usinziriye ntabirenze. थैंक यू डॉक्टर। Turakoze muganga. Asante sana. Umugabo yageze hano, umugore abakumvishe. Umugabo ntiyigeze apfa kwa muganga na rimwe, kandi aba afite akazi kenshi, ni umunye business ze. Hey lazy bones, good morning. Waramutse.
बहुत सुस्त हो गए तुम पूरे ndabona waruhutse rega waryamye amasaha 24 utarabyuka तुम ठीक हो ना meze neza मैं ठीक हूँ meze neza तो मैं अभी जाकर डॉक्टर से कहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को आज ही घर लेके जा रहा हूँ reka mbwire muganga ko ngiye guhita ntahana umugore wanjye nkunda yo umugore yarumiye uyu mugabo aramukunda uyu muntu koko nzamwibana biba bigoye dore cya kirara cyajeho umukobwa ari urebe kizana titi brown वाह कमाल byiza cyane एक रास्ता तक देखकर nta nubwo wabasha kwambuka umuhanda watekerezaga icyo wambuka umuhanda तुम्हारे इस एक्सीडेंट की वजह से kubera impanuka yawe nta n'ikintu kimwe wabashije gukora nyagasani uyu musore ntago akunda uyu mukobwa tu wicyo yishakira ni ukumukoresha ngo abone amafaranga mu gihe undi mugabo azavuga tumeze ute waramutse ute ese urumva umeze neza uyu waravuga ati ubundi wambukaga umuhanda ureba bizinesi yacu wayangije को तलाक की नोटिस भी मिल गई होती सब गड़बड़ ubu tuvugana raji akaba yamaze kuduha umufungo wacu byakerewe kubera wowe एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ese nta nubwo wambaza uko meze ni ukuzunuka कैसी बातें कर रही हो uravuga ibiceri ko लगता है कि मुझे तुम्हारी urakeka ntago nkwitayeho जो भी कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो ibyo ndi gukora byose ni ku bwawe umva kandi ये सब बातें छोड़ो तुम जल्दी से ठीक हो जाओ kira ibyo ukira vuba uze ujye gusinya iriya divorce baduha amafaranga kira vuba uve mu bitaro bayi तुम आराम करो मैं चलता हूँ ngaho buruhuka ndagiye nta no kumubaza uko ameze cyangwa ubone kangayikishijwe n'icyari kuba kuri uyu mukobwa we icyo ashaka ni ugukoresha uyu mukobwa ngo yibonere amafaranga telefone 15 दिन बीत गए iminsi 15 yarangiye uranyishyura amafaranga yanjye cyangwa iri raji singaniya ये बहानेबाजी तू किसी और से करना ntabwo wamenye ko pro yakoze impanuka ibyo sibindeba फुल एंड फाइनल के बाद क्या होगा ये क्या है टोकन शाने अपनी 50 लाख की बात हुई थी ना हाँ हुई थी लेकिन अब तू 50 लाख को टोकन मनी समझ ले बाकी का फुल एंड फाइनल मैं बाद में ले लूंगा umva ibintu byanahindutse ubundi urama miliyoni 50 तू पैसे लेके वहीं आ जाना uyu mugoroba ndaza kuba ndi muri gym uze kuhansanga gym yo kwa Mustafa uzanye izo miliyoni 50 mbere yari yasabye 5 none atangiye kwaka 50 ngira ijoro natarana n'amafaranga ye babu byose arabishyira hanze dore babu ari muri siporo katorore yamanutse gutyo babu icyo twumvishe hari icyo yaguyemo yamanutse gutyo asubiye inyuma hari icyamujombye uyu niwe uri kwaka amafaranga yagasani kimukuramo gutyo dore ukimuteze babu dore icyo bamukoreye ibuka yarambwira tunyishyure mu byiciro ये रहा तेरा फुल एंड फाइनल aho nari nkwishyuye mu cyiciro cya mbere nkwishyure mu cya kabiri agiye gutera haruwaje umusekiriti uriya ajya kwihisha yagiye kumurangiza yisamagara Mr. Raj Singhania. nyakora Raj Singhania ntago ari muri ofisi siga ubutumwa bwawe hari uhamagaye Raj Singhania muri ofisi ye Singhania sir nyakora Singhania uyu ni babu Titi Brown ari kugerageza kunyica yisamagara atanga amakuru kwa Raj Singhania yasize ubutumwa buriya bari gufatanya ndetse bari kugutuburira Titi Brown yishe Jojo ubu butumwa n'ubwumva umenye ko napfuye yarabivuze byose ariko n'ubutumwa asize ni message asize abibwira Raj Singhania ati bari gushaka gutuburira ndetse ni nawe bishe Jojo Titi Brown ni umutubuzi byose ahita murangiza cyataza ubutumwa yabwohereje urabeho babu ceceka umuntu abari mu mushinga wo kaza ushaka kwica projet y'umuntu nuko byagenze babu nuko yapfuye bimeze bite hari uwakinguye hano muri iryo joro muri rigori umusore akunda amafaranga koko ushobora kuba atanakunda uriya mukobwa yari yarabiteguye kuko ngo yarabiteguye yaje muri gurupe yabo ari mushya Titi Brown
ahita yiyobora, ahita akundana n'umukobwa mwiza muri iyo gurupe. None ngo yese yohereza uwo mukobwa ngo ajye gukundana n'umukire. Ni umupangu yari yarateguye kuva kera. Bimeze bite? Dore uyu yarashutswe. Buri muntu hari igihe uba ukunda umuhungu akaba yagukoresha ibintu udashaka ngo ni urukundo. Urumva umeze ute? Meze neza. नीचे डाइनिंग टेबल पे लगा देना. आज मैं राज के साथ नाश्ता करूंगी. Ndashaka gusangira ibya mu gitondo na Raj. क्यों? Raj ntabwo ari kurya muri iyi minsi. 2 दिन से तो उन्होंने खाना भी नहीं. Raj amaze iminsi ibiri atari kurya, sinzi impamvu atari kurya. Umugabo Raj ntari kurya, dore ngo uyu muri office ngo amaze iminsi ibiri atarya, ariko akazi aragakora. Buriya gukina n'akazi ni bibi cyane. Ubundi wenda ushobora gukina n'umushahara, nubwo nabyo atari byiza, ariko ntugakine n'akazi. मिसेस ब्रिगेंजा कह रही थी कि तुमने 2 दिन से. Braganza yambwiye ngo umaze iminsi ibiri utarya, ni ukubera iki? मेरी बात छोड़ो, ये बताओ. Njye nyibagirwa, ahubwo mbwira wowe umeze ute? Wumvishe umugabo? जवाब नहीं दिया. Ntabwo nsubije ikibazo cyanjye. तुम मुझे पाने के लिए 1 महीने की इतनी कठिन मन्नत रख सकती हो. Wagiye kenshi urahira indahiro ugahigira Imana imihigo kubera njye. Umukobwa kumbi iyo mihigo niyayihigaga yarabeshyaga ngo yarahiriye Imana akazamara ukwezi bataryamana. तो क्या मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ दिन भूखा नहीं रह सकता? Ese ngiye ku bwawe ntago namara iminsi mike ntarya niyirije? प्रिया, जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में बेहोश देखा, ubwo nakubonaga mu bitaro uryamye wabuze ubwenge udahari, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो. nagize ubwoba ko nshobora kukubura. Nyagasani, कोई रास्ता नजर नहीं आया. icyo gihe nataye umutwe, cyagiye uri muri koma. तो मैंने सोचा, चलो. Nibwo natekereje nanjye wabigerageza. और देखो, none reba, आज तुम मेरे पास हो. buno uri muzima, turi kumwe. कुछ सही से. Sasa umusore ngo yahise arahirira umuhiga Imana, aravuga ati nukiza umugore wanjye nzamara iminsi ntarya. Umukobwa yararize. Ibaze kuba ugiye kwiba umugabo wicisha n'inzara akavuga ati nzarya ari uko umugore wanjye yakize. Mu gihe cya kindi uvuga ngo urakundana icya Titi Brown, icyo kiza kikubwira wagiye ukazana amafaranga ukagira bikava mu nzira. Ya katurore एहसास यूं दिला के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी. ndagukunda. Umukobwa noneho uwaje kwiba yabonye ko yari yarayobye, yabwiye umusore abikuye ku mutima ati ndagukunda, ndanakwikundira, ibindi nibishake birorere. Yeah. Yeah. Bidatinze batangiye ahubwo kuryoshya koko, harashya. Bimeze bite? Yeah. Katurore umukobwa amenya icyo ashaka. La 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 la. Yeah. Bahise bizira hakurino ndetse none urukundo rubaye urwanyarwo. Bimeze bite rero? तुम हो तुम ही हो, तुम हो तुम ही हो. Da bari hakurino none urukundo rwabaye urwanyarwo. N'umukobwa yabyiyumvishemo. हेलो. हेलो मिसेस ब्रगैंजा, प्रिया को फोन देना. सर वो तो डॉक्टर जो. Priya muhe telefone. क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? Ameze neza. ये तो ठीक है, पर वो कह रही थी कि रूटीन चेकअप के लिए जा रही हैं. Yagiye gusa ngo bamusuzume bisanzwe. Ni Priya kwa muganga. Kuri ngo yagiye kwa muganga. Kumbe Raj ari nako. कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आओ. Mana nari maze igihe ngutegereje, nta nubwo ajya asuhuza umukobwa. Ngwino usinye impapuro za divorce. मैं यहाँ पेपर साइन करने नहीं आई. Ntago nje hano gusinya impapuro za divorce. Uyu musore ntago akunda umukobwa, nta no kumusuhuza. Ngwino usinye hano vuba, uri kuwana badom franc. कर रहे थे उसे अब मैं नहीं होने. Ntago nakora ikosa twaburaga gato ngo dukore. Byo kwiba. कर रहे हो तुम? Uravuga ibiki? मैं राज को धोखा नहीं दूंगी. Raj ntago nshobora kumubeshya ngo mutuburire. ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? Wabaye iki? Kakanya. हमदर्दी होगी क्या? Raj utangiye kumugirira impuhwe. इतना पैसा है कि हमने Afite amafaranga menshi. Tumukuyemo nka miliyari yabiki. Ibi ntago ari ibyerekeranye n'amafaranga. ये है जो एक पति का अपने पत्नी पर होता Ni है. ibyerekeranye n'icyizere umugabo waba yaramuhaye. कि इस विश्वास को नहीं. Icyizere umugabo wanjye yamaye sinakigambanira. Umugabo? Yeah? उसने 2-4 प्यार की मीठी बातें कर ली तो
umugabo wari uraho udafite icyo avuze ahise umugabo wawe yego yaje kuba umugabo wanjye umunsi nshingiranwa nawe nubwo twashyingiranwe nzi ko ndi kumutuburira ubu nibwo nabonye ubusobanuro bwa yandahiro narahiye ubwo nari ndi kugira gute gushyingiranwa nawe none se amasezerano yanjye nawe ariya ni ya masezerano aba hagati y'abakundana asanzwe ngo nkubuze napfa ngo ubugiye ibiki ibintu nk'ibyo ngo nasara ubu nguhagaze imbere ndi umugore w'undi mugabo unyubaha ahubwo nyagasani hey aramufata habuze gato ngo nigerere ku ntsinzi yanjye nibonera amafaranga ntago wangambanira bigeza nta nubwo ababajwe nuko umukobwa agiye kubana n'undi mugabo ababajwe n'igihombo bamutayemo wumve we naraje umuhane divorce sinshobora ufite kubikora ntago wanyangiza gutya ntago wanyangiza reba urankunda ni njyewe wifuza ndabizi नहीं करन oya titi ubu nsigaye nkunda raji ubu nanapfa aho kugira ngo mpane divorce nawe mama we hahiye ko ubu nanapfa aho kugira ngo mpane divorce nawe urumva urwego katurore hey umusore yari yarabariye yarabazinze agiye kubaka iri hafi y'amazi areba inyanja ibintu byose yarabiteguye yeah yeah मैं जा रही हूँ करण ndagiye ahubwo titi uretse puriya मुझे माफ कर दो मैं सिर्फ mbabarira dore imitwe narikunze cyane मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो क्या हुआ तुम्हारे सारे सपने पूरे हो गए ना numva ngo indoto zanjye ntizaba impamo ariko byibura zabaye impamo umve fata telefone hano umva amagambo nyuma y'uyu munsi तुम राज के साथ खुश हो तो तुम्हारी खुशी nimba wishimiranye na raji njye ndishimye hari uwo yahamagaye yarihamagaye dore ngo arihamagara kuri telefone yo mu rugo yarihamagaye alo niwe wihamagaye itakupa हेलो हैरी babu मैं तुम्हें वो 50 लाख ntabwo naguha miliyoni 5 मेरी बात समझने की कोशिश gerageza unyumve का तलाक नहीं puriya ibya divorce yabivuyemo kumbe niwe yahamagaye कहां से लाएगी none se puriya amafaranga yose urumva yakurahe मैं उसको जेवर ntabwo namwaka imikufe ye ntabwo nayimwaka अरे तू राज के पास नहीं जाएगा समझा तू ntujye kubibwira raji ndakwinginze ntujye kubibwira raji ahita amukupa bigenze bite wumva imitwe puriya hari ikintu nakubeshye ari kuvuga babu kandi yishe babu हैरी हमारे बारे में सब कुछ जानता babu yaje kumenya ibyacu कमीना arambwira ngo ninamuha miliyoni 5 azaduteza abana azabivuga अगर कल तक उसे पैसा नहीं मिला तो राज none ari kumbwira ngo ejo ninamwishyura miliyoni 5 azabibwira raji ko njye nawe twamutuburiye nyagasani ariko ntugire ikibazo मैं उसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं ntabwo natuma kwangiriza ubuzima ndakora icyo aricyo cyose muhagarike wegenda wibanire n'umugabo wawe oya titi ntukore ikintu kibi none se amafaranga aravahe हैरी ज्वेलरी के बारे में बात कर रहा था ना none se babu nari gusaba imikufi yenze के अलावा कोई रास्ता nta bundi buryo bino bintu twabivamo लेकर यहाँ 4 बजे तक आ जाऊंगी ejo saa 10 nzaza no nkuzaniye imikufe uyihe babu ariko ntajye kundega ku mugabo wanjye nibanire n'umugabo wanjye amahoro byibura reka ndebe ko izi miliyoni 5 nzimukuramo ntahirizo ntagakunda uyu mukobwa wicyo ashaka n'umufungo kobwa yaratashye मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ nari ngutegereje ऑफ था सब ठीक telefone yawe yari yavuyeho umeze neza वो मैं डॉक्टर जोशी nagiye kureba muganga Joshi ब्रगैंजा ने बताया था कि तुम चेकअप के लिए गई हो Dr. nako Braganza yambwiye kuri bugiyeyo वहाँ गई नहीं थी mpamagaye muganga ambwira ko utagiyeyo कि रास्ते में रुस्तम अंकल nahise mpura na oncle Rustom mu nzira घर ले गए arambwira ngo njye kumusura तो इसमें छुपाने की क्या बात है ese uri kumisha iki wa mukobwa सोचिए कि मैं ये सुनकर नाराज हो जाऊंगा ese urakeka ko ubwisha ukuri nakurakarira नहीं हो सकता nta kintu na kimwe wambwira cyatuma nkurakarira किसी भी बात से नहीं पूछ तो ऐसे रही हो जैसे icyo ari cyo cyose बहुत से राज छुपा रखे हैं uri kuvuga nk'umuntu wamisha amabanga menshi ariko के दिल में क्या है कि कोई नहीं जान सकता मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो niwe wenyine undi mu mutima weho gusa umukobwa asigaye akunda uyu mugabo ku buryo yiteguye no guha iriya mikufe babu we n'uriya musore titi
ariko mureke bane n'umugabo we. ये ऑफिस है यहाँ पर umva hano ni muri office ntabwo ukwiye kujya hasi uko wiboneye ni Rustom. राज बाबा से मिलना है बेटा wenje kureba Raj तक टाइम नहीं है इज वेरी बिजी और आप जैसे फ्री टिकट वालों से वो बात नहीं करेंगे फ्री टिकट we ntabwo tuba dushaka abantu bashaka ibintu by'umuntu hano. अल्लाह के नाम पे दे दो माफ बाबा करो आगे जाओ चलो we ciao sohoka. करने का समझा करने आगे आ गया dore nguyu barihuriye. uyu niwe wakodeshaga amazu ya wa mukobwa bamwita Rustom. umukobwa niwe yakodeshagaho. noneho ikindi umukobwa yabeshyuye umusore ejo ngo yari yagiye gusura uyu musaza. आज दिख रहा है muraho आदमी देखो ना कितना खिटखिट करता है umugenga yari ari kumbwira ngo ntuhari. अंदर है बहुत बिजी है umubwira ngo ari muri office ari bize. बिजी नहीं होते nyine yari muri office abahuze. आइए अंकल onkere ngwino बैठिए कहिए क्या लेंगे ufite iki इससे तो मेरे को yaje yakunino कॉफी से कॉन्स्टिपेशन होता है और ikawa intera constipation. मना किया है इसलिए रात muganga yambuje ibintu bikonje. umusaza yirwaye. से आना हुआ 30 साल से सिरिन का काय सुन के मैं अभी तक जिंदा हूँ इसलिए वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा ना ट्यूसडे को एक छोटा सा पार्टी kuwa kabiri nzaserebura isabukuru y'imyaka 30 mbana n'umugore wanjye uzadutumire. कल प्रिया आपके घर आई थी उस ejo se Puri ko yagusuye iyo umuhiye ibaruwa. जब से तुम्हारे reka reka ejo ntabwo nigeze mbona Puri kuva mwashyingiranwa sindamubona. nyagasani kandi umugore yabeshyuye umugabo ngo ejo कल वो आपके घर none se Puri ejo ntabwo yagusuye. मजाक करने का buriya yarakubeshya guriya mwana akunda gukina abeshya abantu yikinira. buriya yari ari kukubeshya. अच्छा मैं चलता हूँ babera gato rero ndagiye. देने का nyagasani umugabo umugore ejo yaramubwiye ngo yari yagiye gusura uyu musaza. none umusaza aramubwiye ati uriya mukobwa simperuka kumubona kuva mwashyingiranwa. umugore umbeshya ni gatiki. katorori hari uwaje afata telefone hano ashyiraho akantu ko guhindura ijwi. हेलो सिंघानिया Alo? Industries? मैं मिस्टर राज सिंघानिया navugana na Raj Singhania. Apna? witwa nde? जस्ट अ मिनट प्लीज uretse umunota umwe. nimero bayitaransifera mu biro bya boss ntabwo ari ugupfa guhamagara kwa boss. iyo bumvise ufite impamvu ifatika nimero barayitaransifera kwa boss. सर एक आदमी आपकी वाइफ के बारे में बात करना चाहता है कहता है अर्जेंट है hari umugabo ushaka kuvugisha tubwiye ko ari ingenzi cyane. mushyire kuri telefone. मैं आपकी बीवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता hari amakuru nari mfite y'umugore wawe nshaka kuguha. urinde हूँ आपका शुभचिंतक ni बोल umuntu ukwifuriza ibyiza. आपकी बीवी का अफेयर उसके ट्रूप के लिए umugore wawe aryamana n'agasore bita Titi Brown. ये अफेयर शादी byanatangiye mutarashyingiranwa. urabeshya wikupa. वो आपकी इज्जत और दौलत दोनों उस पर लुटा रही है amafaranga yose umutakazaho arayafata akayashyira Titi. ठीक niba utanyizeye ujye mu rugo rwa Titi Brown ahantu aba hariya mu kageto mu gatenga urahasanga umugore wawe ari kumwe na Titi. ubwe niwe uhamagaye ubwe niwe wihamagariye. nyagasani byaba ari byo umugabo byaramurenze. nyagasani umugore yafashe imikufe. wibuka uyu mugore yafashe imikufe n'ibindi bintu aravuga ati ngiye kugenda mbitange kugira ngo bari abahungu bamveho nibanire n'umugore wanjye n'umugabo wanjye amahoro. mbega bandike nubake barimo babu. umugore yaragiye umugabo yamukurikiye amubwiye ngo usanga umurebe ko umugore waza kuba turi kwaka kandi nawe wihamagariye umugabo. ndebera abasore b'iyi minsi insoresore. umugabo yakurikiye umugore yaparitse hakurya. umugabo yaraje aparika hano bambwiye uyu arabibona ni Titi Brown. umugore azanye imikufe yahagaze $5,000,000 kugira ngo bano bantu bamureke bagende yiyubakire urugo rwe. ariko uyu nyine ari kugira ngo ahubwo anamusenyere. यार मैं बहुत परेशान हूँ हरी का फिर फोन आया था nari mpangayitse. रात सोन uzi ko yongeye agahamagara wa mugiga मैं सारी रात सो नहीं सका ये सोचकर कि hano तुमने ubona अभी तो क्या होगा sinziriye. ibaza ngo nutaza abona umugabo ari hano abona umugabo ari kubareba akira. uyu yahamagara avuga ati umugore wawe udufaranga asigaye atwiba dushyira insoresore bakundana. uyu yarabibonye. umugore wazanye imikufi. umusore Titi Brown nawe ahindukiza igikapu kugira ngo nyine umugabo uri mu idirishya zibone. dore ukuntu yereka umugabo izi zihagaze angahe. umugore ari kunca inyuma ashyira umupfubuzi ashyiriye umupfubuzi. ariko umugore disi ari kugira ngo atange imikufi ariko bamuha amahoro yiyubakire. umugabo yarababaye.
अच्छा करण मैं चलती हूँ। प्रिया ndagiye Priya तुम्हें अपनी या, नई जिंदगी मुबारक हो। nkwifurije ibyiza रही बात मेरी तो मेरे दिल में kuri njyewe iteka uzahora uba mu mutima wanjye अच्छी दोस्त बनकर aranamwiyambiriye buriya baranaryamana ubu bari kumusezera none ndabiboneye ahiye koko मैं डॉक्टर जोशी के पास गई थी। yibutse umugore amubwira ngo nagiye kureba muganga Joshi muganga ko yambwiye ko utagiyeyo nyine nahise mpura na Rustomu जबरदस्ती मुझे अपने घर umwe nakodesherezaga Rustomu yabwiye ati umugore wawe ntaheruka kumusura sinamuheruka kuva mwakira isura ye sindayibona bimeze bite मैंने अपने आप से एक मन्नत ली कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई yibutse umugore amubwira ati kuva twashyingiranwa narahiriye Imana ko nzamara ukwezi ngira isugi ntararyamana nawe jijijije yanze ko turyamana kubera afite umupfubuzi ndetse ambwira ati umugore wawe aryamana na Titi Brown byanatangiye mbere yuko mushakana agiye aza mu rugo akambwira ko ari isugi uriya musore ajya ambwira ngo ni besto we ngo ni nka bro n'abasore mu bitonde byose ni ibipangu umusore yarababaye kubita hasi yakubise hasi telefone kandi ariyo yari irimo iki ya audio bwa butumwa bwasizwe nande na babu amubwira ibigiye kumubaho n'ibyabaye uyajana amafaranga yayabonye ameze neza icyamamare miliyoni 5 kizikenyereyo ebana iyi Kigali se wayiba mute kugera mu rugo yasanze umukira hicaye kira yageze kare ako nyumbani एक बार तुम मेरे ऑफिस में बिना परमिशन के आ गए थे ubwazaga mu biro byanjye nta ruhushya आज मैं तुम्हारे यहाँ आया nanjye uyu munsi najewe nta ruhushya टाइम पास करने के लिए मैगजीन ढूंढ रहा था तुम्हारी ये फाइल मिल गई काफी रिसर्च की है मेरे बारे में nari ndi kureba amadosiye yawe hano mbona wagiye ukata ibinyamakuru byagiye binyandikwaho bimvugwaho wagiye unyigaho koko uranzi The most successful industrialist ugiye vuga ngo umwana ukiri muto w'umukire umunyenganda ukomeye yagiye asoma inkuru zagiye zimwandikwaho मैं एक अमीर लड़की से नहीं एक साफ चरित्र की लड़की से शादी करना चाहता हूँ jewe sinshaka umukire ndashaka kuzashyingirana n'umusore ufite imico myiza I'm impressed uranyemeje wanyizeho थैंक यू सर आप Urakoze. पहली बार मेरे घर आए हैं ni ubwa mbere mu rugo iwanjye ngo ukorere iki se tukuzimanire iki की शादी मुझसे करवा दी इससे बढ़कर और सेवा क्या कर सकते हो watumye nshyingiranwa na Priya urumva ari iki kirenze wankorera पहले कुछ करने आया हूँ nanjye hari icyo nje kuguha अच्छी बात है byiza कहिए komeza अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारी बीवी अपने प्रेमी के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही होती तो तुम क्या करते ese ari weho umugore wakaguca inyuma wamukorera iki jewe मैं तो उसे धक्के मार के घर से निकाल देता namuha divorce nkamwirukana akagenda मारता मैं akira byiza लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा iki byose nabikora ntago naho umugore wanjye divorce बहुत फर्क है तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि खुद अपने दम पर किसी झोपड़े में रह सको वो तो रहम खाकर इस बंगले के मालिक ने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दी नहीं तो फुटपाथ पे होते एक और जगह है जहां मैं रहता हूं वो है आपकी बीवी का wa mugabo mba mu mutima w'umugore wawe मिस्टर राज सिंघानिया एक पति के लिए इससे बड़ी शर्म nta kintu gisebya umugabo शादी के बाद भी nko kuba umugore wawe akunda kandi gahungu kurusha uko agukunda cyangwa se afite umupfubuzi yikundira kurusha uko agukunda nta mugabo ukurimo आशिक वो होता है अगर कोई उसकी महबूबा की तरफ नजर उठाकर भी देख ले तो वो देखने वाले की आंखें निकाल ले तू आशिक नहीं दलाल है दलाल we ntabwo uri umuntu ukunda uriya mukobwa ahubwo uri babandi bagurisha abakobwa bapimpa आज मैं यहाँ तुझे तेरी दलाली देने आया हूँ तेरी औकात तो नहीं hano kugira ngo nguhe umugabane wawe ukwiriye कि बीवी की है इसलिए मैं तुझे ngiye kuguha miliyoni 500 प्रिया की जिंदगी से निकलने के kugira ngo umugore wawe mukurekere oya प्रिया को ugende wica umugore wanjye Priya muri miliyoni 500 yagasani umugabo uriya mugabo warakaye nawe उसने तेरे लिए मेरे जज्बात kubwawe
yaranyinishije akinisha amarangamutima yanjye icyizere cyanjye yakigize ubucucu umuryango wanjye uriya mukobwa namukunze kurusha uko nkunda ubuzima bwanjye ubu sinkimukunda ndamwanga yaranyinishije umugabo warakaye ntacyo atakora gukinisha umutima w'umugabo uriya mukobwa numara kumwica nibwo nzabona amahoro yarambabaje umukobwa yaragiye akinira ku mutima w'uyu mugabo umugabo naravuze ati ndemera ntange miliyoni 500 mwice आपने सोच कैसे लिया कि मैं ये काम करूंगा gute wumva ko ibyo nabikora सोचा नहीं मैं जानता हूं तुम ये काम ntago ndi kubyibaza ndabizi ko wabikora प्रिया ने तुम्हारे लिए मुझे धोखा दिया nimba Priya yarangambaniye bikoze ku bwawe तुम ही उसे मारोगे nawe ugiye kwica सिंगानिया सर मैं हैरी ko wasinganiya uyu ni babu जान से मारने की कोशिश की है और फिर आपको धोखा दे रहे सर उसने जो फाइनेंस कभी खुद मेरे सामने किया है ati titi Brown nawe wishe Jojo Fernandez bari gushaka kugutuburira ngo bagukuremo amafaranga जब तक आपको ndabizi rero ko wica मैं मर चुका हूँ तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं ufite amahitamo abiri तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है ufata amahirwe yakugira umunyemiliyoni ngo wamuye mu miliyoni 500 ube miliyoni ya करोड़पति बनना चाहते हो तो कल ठीक 5 बजे मेरे nimba ushaka ayo mafaranga miliyoni 500 kuba miliyoni uze kuza mu rugo iwanjye wica umugore wanjye saa 11 रुपए एडवांस दूंगा ndaba ngwaye miliyoni 100 nka avance कि खून कब और कैसे mubwire ni ryari ni guturi buze kumwicamo yaje mu rugo mugabo wanjye आज तुमने आने में बहुत देर कर दी एक जरूरी मीटिंग थी ko wakererewe se nari mfite inama yihutirwa ese ko mbona wavangiwe sheri एक डील थी जिस पर जिंदगी का दाव लगाया था वो फेल हो गई hari diro nari narashese ubuzima bwanjye none yanze बहुत बड़ा धोखा दिया है umuntu wanjye wafi yangambaniye जिस पर मैं umuntu nizeraga cyane तुम पर करता हूँ nkuko nawe gwizera wa mugore wo muntu yangambaniye kumba ari ऐसे धोखे आदमी बार बार नहीं खाता और अब तो मैं उसे पहचान भी चुका हूँ ariko bara kugambana ntago cyaseguye mu kirundi bitinda namenye uwo ari we फिर सब ठीक हो जाएगा ariko mu gihe cy'iminsi mike ibintu ndaza kuba nabishyize ku murongo कल रुस्तम अंकल के यहाँ उनकी एनिवर्सरी की पार्टी anniversaire igihe onkere wa Rustom umwe wakodesherezaga mu mazu yashakanye n'umugore izaba ejo bundi bari ejo simbibonye neza mubyirebere namwe ariko buriya n'ejo niba atari ejo bundi simbisomye nihuta रुस्तम अंकल को बहुत बुरा लगेगा ugomba kujyayo umugabo se ni business zamurakaje to akurino kumbu yaje muri anniversaire वाह प्रिया ya Rustom hahiye koko प्यारी लग रही है तू कैसी है काजल आजकल क्या कर रही है तू करना क्या है टूट जाने के बाद मैंने कैलिकट में जॉब कर ली और मैं आज इस पार्टी kumbu umugore uko yagiye muri anniversaire hano hari uwaje mu rugo yitabye boss aje kwica uyu musore ntiyakundaga Priya ku buryo bamuhaye na miliyoni 500 ngo yice वो 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है ना miliyoni 100 rega ni amafaranga menshi niyo mpamvu nzanye igikapu kinini yanagemo hano okay bagiye kumuha avance ya miliyoni 100 ऐसे बंगले मेहनत और बिजनेस से बनते हैं दलाली business nk'iyi ngiyi cyane ubona inzu nk'iyi umenye ko yubatswe umuntu kubera ibyuya n'imirimo yikomeye cyane ntago mba narubatse iyi nzu bitewe no kugurisha abagore nkawe You're right, sir. ngomba kukwigira rwose ntangiye kwiga rwose byiza cyane थैंक यू प्रिया तू आ भी गई तो मुझे बहुत अच्छा byiza Priya kuba waje hano यही दिख रहा raje kuki ataje जी अंकल वो जरूर आते लेकिन आज उनकी yakaba yaje ariko afite inama yihutirwa cyane tora amafaranga fata amafaranga miliyoni 100 को तुम कल ही मारोगे ejo nibwo uzica Priya ejo ugomba kumwica umugabo yarakaye ejo ni kuwa gatanu मिसेस ब्रगैंजा होंगी mu rugo haba hari Priya n'umukozi wanjye Braganza 4 बजे मिसेस ब्रगैंजा saa 10 n'igice Braganza ajya gusenga गेट खोलकर बाहर जाएगी akoresha telekomanda akingura igipangu बंद होने में 30 bitwara amasegonda 30 ngo igipangu cyifunge uzaba umaze kwinjira mu gipangu kitarifunga और ख्याल रखना wibuke गेट और बाउंड्री पर सिक्योरिटी uruzitiro rw'urugo rwanjye ruzengurutswe na aramu n'uki winjiye nabi aramu ziravuga ऐसी कोई बात नहीं है तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है hari ikintu uri kumpisha मैं तेरी बेस्ट kandi inshuti yawe और दोस्तों को magana दिल की बात बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है तो मुझे बता क्या हुआ तेरा रास्ता byagenze बिगड़ा bite हुआ है। इस खिड़की की कड़ी में खुली ririya dirishya ry'igikoni nzasiga rikinguye aba ariryo uzinjiriramo आओ nanyumva
हॉल में आकर तुम वहां उस पर्दे के पीछे छुप जाना। uzinjira wihishe inyuma y'amarido uje kwica umugore wanjye 5 बजे मैं इस नंबर पे फोन करूंगा। saa 2:45 nzahamagara iyi telefone प्रिया ये फोन रिसीव करने आएगी। Puriya azaza kwitaba telefone फोन उठाए naza kwitaba uzahita umwataka और याद रखना kandi ubigumishe mu mutwe फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। telefone ntuzayikupe uzayigumishe nimba uyitabye wumva urusaku rw'umugore wanjye ari gupfa umugabo yarakaye gukinisha umutima w'umugabo प्रिया तूने बहुत अच्छा किया जो उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन काजल, राज से ये सब छुपाकर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। एक झूठ छुपाने के लिए मुझे बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। nabeshye umugabo wanjye ubusinzi icyo nakora हस्बैंड और वाइफ के बीच में hagati y'umugabo n'umugore nta banga rigomba kuhaba mu bwizanye ukuri urumva uzakomeza kumubeshya kugeza ryari तू उसे खुद बता दे। ugomba kumubwiza ukuri mbere y'uko abimenya ndetse n'ubu ari we ubimwibwiriye azakubabarira buri wishe umuntu ibanga akaryivumburira biba ari biba ariko iyo ubimubwiye mbere ugasaba imbabazi yari igiye kubabarira umugore Raj मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। hano hari ikintu ngiye kukubwira niyo byamba bigiye gutuma nguhomba byiteka क्योंकि ये सब सुनने के बाद दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी kuko nta mugabo wigeze wumva ibintu ngiye kukubwira ngo ababarire umugore we umugore yaje hano राज मैंने तुम्हें धोखा दिया। Raj narakubeshye yaramugambaniye शादी से पहले मैं तुमसे नहीं mbere nje nawe tutarashyingiranwa ntabwo nagukundaga nakundaga Titi Brown के हर बात पर विश्वास किया। amagambo yambwiraga yose narayizera ku mugore ari kwirikodinga icyo gihe Titi Brown yanyerekaga indoto मैंने तुमसे शादी की arambwira ngo izo ndoto kugira ngo zibe impamo nuko nashyingiranwa nawe और करम तुम्हारी ko nyuma tuzahane divorce nje nawe noneho nitumara guhana divorce tugabanya amafaranga noneho nje nawe ayo mafaranga tuyasereburire सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। ariko ubu ngubu ngewe nawe twaratandukanye Titi Brown mu mutima wanjye no mu guhumeka kwanjye izina ryawe niryo ryonyine ririmo मैं तुम्हारी माफी के लायक तो नहीं। sinkwiriye imbabazi zawe ये सब कुछ सुनकर अगर तुम्हें ऐसा लगे nyuma yuko wumvisha ibi कर सकते हो niwumva wambabarira uzampamagare umugore yaje kwirikodinga karabizi umugabo kuba yamubabarira biragoye जब तुम घर आओगे तो तुम्हें प्रिया नहीं तुम्हारी दुल्हन मिलेगी और अगर तुम मुझे माफ ना कर सके numbabarira nzaza tubane nk'umugeni wawe nutambabarira साथ इस दुनिया से चली जाऊं nzava muri iyi si mu mahoro mbega ziyahura एक दिन के लिए ही ariko nzava muri iyi si byibura nibaza ko लेकिन मैं अपने दिल से nabaye uwawe byibura mu mutima no mu bugingo दुल्हन बनकर गई। katorore umugore yari rikodinze hari ibintu utajya imbere y'umuntu ngo umubwire bisaba kwirikodinga arangije gufatira kasete yirikodinzeho aza mu modoka y'umugabo CD zari zitaraza icyumweru gishize afata iyo kasete umugabo yageze mu modoka buri gihe agenda yumva indirimbo za papa cyangwe uyashyiraho ya kasete iriho amajwi ye umugabo najya ku kazi agende yumva ibyo navuze umugabo aza hano umugore wanjye uyu munsi bamwice nimba yaraje ngo tuzahane divorce tugabane amamiliyari yanjye navunikiye bamwice abibure byose shyiraho hasi aramusekera uyu nawe aramusekera twarabamenye जानते हो राज आज कौन सा दिन है? जानता हूँ आज हमारी शादी को uyu munsi uzi uwo ari wose ukwezi kwashize शाम को मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज uyu munsi ndaza kuguha surprise sheri ukwezi kwashize nibwo bari buryamane मेरे लिए इससे बड़ा ese niye surprise wampa irenze kuba ngufite sheri wembesha narakumenye kumbe uyu mukobwa ararenga तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी मन्नत चली थी ese ni warahiriye ndahiro ku bwanjye एक कट गया ukwezi kurashize लेकिन शाम तक एक एक पल बहुत मुश्किल से कटेगा ariko buri munsi wose uzajya unkurikirana iki gihe cyose gishize थैंक गॉड तुम्हें चोट नहीं आई। Imana ishimwe ntakubabaye कांच टूटना तो अच्छा शुगुन होता kumena ikirahure rega मुझे लगता है कि आज जो umugisha पूरा हो जाएगा umutima wanjye menya uyu munsi ndibuze kuba icyo wifuza भगवान करे आज तुम्हारे दिल की हर बात पूरी हो जाए। Imana ize kugusubiriza icyifuzo cyawe cyose ऐसे क्या देख रहे हो? kuki undeba gutyo देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे की मासूमियत ukuntu ku maso yawe ugaragara nk'umuntu udafite icyatsi cyangwa se rwose umwana mwiza nibyo byansajije na n'ubu rwose biracyakuri ku maso ari ukuntu umuntu ukabona ni marayika kumbi ibikorwa bigiye koko niyo mpamvu Imana icyo kintu yarakiduhishe umugabo yaje hano mu modoka ye vora iri iburyo
ntago bamuha purake agiye gushyiramo sede तुम Saxena ni weho sede y'isuzano बोर्ड की मीटिंग है और तुम्हें टेक्सटाइल मिल के यूनिट के uyu रिपोर्ट munsi nagomba kuri rwa ruganda rw'imyenda एक बहुत जरूरी बात hari ibyo nari nje ngo tuganireho कम सेट sawinjira mu modoka umugabo yaragiye kumva byibura kasete umugore wamusaba imbabazi सिंघाने टेक्सटाइल byari gutuma byibura abwira n'umwicanyi atumwicanyi nanyicira umugore none dore ngaragenda tumvishe kasete kubera ari kumwe nande umuntu ahaye lift ufite umugenzi mu modoka ntago wazamura volume musakuriza akurino sibite hari uwaje kugura masike umunsi mfite ikiraka cyo kwica umuntu जो कि सिंघानी ग्रुप umugabo yaje hakuno mu nama bari kumubwira bizinesi z'uko zifashe ariko muri gahunda yatanze gahunda ko uyu munsi umugore bagomba kumwica ibitekerezo ntibihari kumbe mu rugo hanze y'igipangu hari uwahageze ategereje amasaha akagera hano hari uri mu nama nawe areba amasaha y'umwicanyi agomba kwicira umugore we kumbe umukobwa yavuze ati ndaza kuba nambaye nk'umugeni wawe uyu munsi numbabarira मैडम इस दुल्हन की जोड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आज कोई खास दिन ese kwambaye nk'umugeni bidasanzwe munsi hari kidasanzwe kirube मेरी जिंदगी का सबसे uyu ni umunsi udasanzwe mu buzima bwanjye मैं चर्च जा रही हूँ मैडम umugore yavuze ati umugabo wanjye natambabarira ndiyahura nambabarira nanone araza asange mwiteguye nk'umugeni we मैं गॉड से प्रे करूंगी nanjye ngiye ku rusengero kuri kiliziya प्यार को किसी की नजर usengere rwose ntugire ikibazo na kimwe uhura nacyo gatorore ugiye gusenga ni wa mukozi wo mu rugo wabo ngo ni madamu Braganza acaho igipangu kifunga nyuma y'amasegonda 30 kumbe wari uhari igipangu kitarifunga umugabo arabanza yinjiramo टेक्सटाइल्स को हम कंटिन्यू uyu nguyu baracyari kumubwira ibyerekeranye n'uruganda rwe rukora imyenda cyangwe ariko areba ku isaha za saha nziza cyane koko umugabo ni umukire kumbe hano wari waje umugabo yasize akinguye idirishya ry'inzu ye kugira ngo umugore we bamwice neza mu nyubako umwicanyi yahageze uyu musore iraci ntabwo nako titi nigeze akundira mukobwa थैंक यू we yari ari muri gahunda yo kuzamukoresha gusa आज की मीटिंग में आप जो चाहते थे वही हुआ नहीं सक्सेना अभी तो प्लानिंग की है उसे अंजाम देना बाकी है umupangu ugomba kuza gushyirwa mu bikorwa uko mwabiteguye niko biri bugende sinzi ko inama yanayumvishe no gupfa kwemera gusa umunsi umuntu arapfa tu telefone ahamagara mu rugo iwe nk'uko bari babipanze yahamagaye mu rugo iwe umugore buriya umugabo yumvisha ubutumwa wabona agiye kumbwira nimba yambabariye cyangwa atambabariye kumva umugabo ntiyigeze yumva kasete kurayo Raj Hello Raj Hello umugore azi ko umugabo yumvishe kasete yumva kagenda modoka yumva kasete ya buri munsi nyuma ye aranigwa umugabo yari yavuze ngo umunike numva ntukupe telefone urumva urusaku umuntu wamemukiye umukobwa mu mutima wanjye mbeshye n'umufungo wanjye byose umugabo ye aza mbeshye ashaka kubona igihe umufungo sha do umugabo ye mwumva ari kubabara kibi cyane buryo wagiye mu kiyo ukababara bigishimisha kikakumva uri kubabara nawe umugabo ari kumva bica umugore we aho ni sawa yumva uburibwe nanjye yanjye
umugabo yageze mu rugo nako nagarajye mu rugo avuye ku kazi ntabwo mvuye ku kazi none nakumva kasete iyi kasete byiburi yaza kuba yayumvisha aza ku kazi umwicanyi menya atari kumwicira umugore Raj मैं तुमसे कुछ कहना चाहता hano hari ikintu nshaka kubwira शायद ये सब iyo byabisobanuye ko nzakubura byiteka क्योंकि ये सब सुनने के बाद दुनिया ko nta mugabo urumva ibi bintu ngaba barira umugore we umve umugabo yatangiye kubyumva byose kubera icyo uri kunyica urinde करण ने मुझे एक ऐसा सपना दिखाया ati Tiboroni yanyeretse indoto हकीकत बनाने के लिए kugira ngo izo ndoto tuzigereho yambwiye ko ari uko nashyingiranwa nawe mugabo मैंने क्या किया aranika मैं तुम्हारी माफी के लायक तो नहीं फिर भी ये सब कुछ ndabizi sinkwiye imbabazi zawe nyuma yo kumvisha ibi माफ कर सकते nimba ukeka ko wambabarira uze kumpamagara देना आज जब तुम घर आओगे तो तुम्हें प्रिया iri joro ubwo uraza kuza usanze umugeni wawe ntabwo uri buze kuba usanze Priya umugabo yarabyumvishe yumva umukobwa yatumye bajya kwica burya nawe ntabwo ari waranamukunda yamusabye n'imbabazi yabyumvishe akererewe umukobwa sinzi umugabo nibwo akibyumva burya umukobwa yari yamusabye imbabazi और अगर तुम मुझे माफ ना कर सके nutambabarira saza kuva muri iyi si mu mahoro byibura ariko nzi ko byibura umunsi umwe nigeze mbu wawe mu mutima no mu bugingo umugabo yarabyumvishe kuba yahubutse yari kuba yababariye umugore we yahubutse isi yatse imodoka azebe ko yasanga byibura bataramuhita yaje mu rugo asanga polisi kugera hano yabonye umurambo hari umurambo mu rugo bimeze biti umugore we baramwishe ubanza umugore baramwishe abagabo umugore yari yamusabye imbabazi ariko yabyumvisha akererewe yararize sanze bamurangije yabimenye yaraje azi ko byibura aje guhagarika ubwicanyi akababarira umugore we ariko byabaye kureba Priya yari hano mu rugo nyagasani Priya ntabwo yapfuye Priya arahari mu buzima Priya ni muzima yari azi ko Priya yapfuye uriya murambo ni uwande rero तुमने पहले क्यों नहीं बताया kuki utabimbwiye mbere umugabo yise amubabarira uriya ikosa ryose ribaha wubwa ikibazo nimwe mutababarira Excuse me, Mr. Singhania. wera gatonya kwa Singhania आपकी बीवी पर जानलेवा हमला हुआ है umugore wawe yarokotse abari baje kumwica cyangwa ubwicanyi bwari bwaje kumugirirwa umwicanyi niwe wapfuye waje kwica niwe wapfuye ये आदमी आपके घर में दाखिल हुआ है उसे लगता है ये आप gusa uyu mwicanyi waje byasaga nk'aho iyi nzu yari ayizi twe nka polisi twabibonye चेहरा देख लीजिए rero reba uyu murambo urebe nimba uyu muntu waba umuzi kuko twabonye asa nk'uwari uzi iyi nzu mukureho sha kumbe kureba nta nubwo ari Titi Brown nawe yari yohereje uza kwica ntabwo waba ufite miliyoni 100 ngo ujye kwica umuntu bazaguha izindi 400 nyuma wohereza umupampu ukamuhamo nk'icuma akajya kwica nta mpamvu yo kujya kwica wihora iki kumbe se Titi ari uwaje Titi Brown yarahinjiye ambonye se wari uziko njye naza kwica nyenyereye kuri miliyoni 100 ahubwo mpa n'izindi 100 n'usigaye Titi
yaraje बीवी को इन्होंने ही बचाया uyu niwe watabaye umugore wawe आकर कातिल को yatagerera igihe umwicanyi kuba yishe umuntu सर बचाने वाला तो ऊपर वाला है imana yo mu ijuru niyo yanyohereje mpagerera igihe nicuri yamwicanye ndatabara titi dore ngarashimirwa wambonye se naje nicuri yamwicanye याद है आपने कहा था कि ऐसे uribuka umbwira ko दलाली से नहीं iyi nzu yawe yubatswe na business no gukora cyane kwawe चलो बिजनेस ही करते nanjye navuze ntiwatekereza agashinga nakora आप मेरे हाथ से प्रिया को मरवाकर मुझे फंसाना चाहते थे washakaga ko nica puriya kugira ngo uze kubinshyiraho ko ari njye wamwishe nabitekereje nabyo मैंने अपनी जगह दूसरे आदमी को भेजकर आपको फंसा दिया nanjye nohereza umupampe wanjye ngo aze yice noneho mwice noneho nanjye mbigushyiraho ko washatse kwicisha umugore wawe बिजनेस में kugira ngo nunguke cyane muri business uyu mugabo nawe afite ubwenge Titi Brown yavuze ati iki kigabo kimbwira ngo nice umugore wacyo kinshinja ko naryamanaga n'umugore wacyo nica umugore wacyo kirandega ko ari njye wishe umugore wacyo nanjye nohereje umuntu yica uwo muntu noneho nanjye nkugerekeho icyaha cy'uko wari washatse kwicisha umugore wawe इस वक्त आप बहुत परेशान लग रहे हैं ndabona ubatangiye kubangamirwa tuza turaza kuvugana nyuma wongera amafaranga cyangwa urege ko ari wowe washatse kubicisha umugore wawe urayampa neza noneho yose hey iki kigabo ni kibi cyane निकाल ली है जिसने हमला किया था uriya mugabo wishe umugore twamuvumbuye yari babajura bakoraga mu mifuka तलाशी के दौरान bari bamaze iminsi bamuhaye ibihumbi 500 ibaza ariko umuntu yakiriye miliyoni 500 agatanga ibihumbi 500 ngo bajye kwica umuntu कहां से आए turi kwibaza dukora iperereza ntihe yakuye amafaranga ibihumbi 500 मालूम हुई turaza gukomeza tuguha amakuru umugabo agiramo ubwoba reka bavumbure ko ari wari watumyeho ngo bice umugore we telefone Rima प्रिया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और तुमने फोन तक नहीं किया ibintu nk'ibyo bikaba ntunamamagare wa mwana आप लोग परेशान होंगे ntabwo nashaka kugutesha umutwe nyuguko प्रिया को लेकर जयपुर आ जाओ वो तो अच्छा uyituza mu rugo uzane n'umukobwa पहुंच गया और उसने imana ishimwe ko Titi Brown yahagereye igihe agatabara umugore wawe ari na hano mu rugo turi kuganira Titi Brown turi kumwe yaraje muri business nahita nducaho 1 मिनट reka mubwire ahubwo muvugane Titi ngwino uvugisha umuvandimwe wawe uherutse gutabarira umugore cyageze no muri famiye ni Raji mi inshuti yanjye umuvandi bro अरे यार क्या inshuti yanjye shumisha umumeze ute kuri ya meza urakora icyo तो बिजनेस की बात की थी ना nari naje na muri business kuri ya deal nari nakuganirije umva kubeshya आ रहे हो ना ha bundi waje na wan waje ठीक है मैं आ रहा हूं ndaje आ रहा है angaraje araje umuvandi buriya ni inshuti yanjye cyane ikigoryi cyatangiye no kugera muri famiye yanjye sore feri ya mbere isaparika hano katururi प्रिया और राज आ गए kigize icyana mu rugo चलो चलो mu kiravayo आओ राज प्रणाम दादी माँ जीती रहो बेटी कैसे हो ठीक हो कैसी हो प्रिया ठीक हूँ चाची dore ukuntu barebana oh muvandi bro iminsi myinshi wana अच्छा हुआ तुम लोग आ गए byiza kuba uri hano kabisa अंदर ले जाओ और इसकी नजर उतारो जी जाओ बेटी बेटे पुलिस को मालूम हुआ ese polisi yamenye umuntu wari watatse puriya कौन था उनका कहना है कि वो कोई चोर था मैं नहीं मानता वो चोर था अंकल वो प्रिया पर ऐसे अटैक कर रहा था जैसे उसे मारने आया है njye bisa nkaho mbona kuriya mwicanyi hari umuntu wari wamwohereje ngo yice umukobwa nuko nahagereye igihe wa mwana we rwose tukumeze nk'abakora imideni tuzakwita एक बार हमारे बिजनेस के टर्म्स और कंडीशंस फाइनल हो गए तो समझ लो एहसान उतर गया नहीं तो आप लोग तो हैं ही oya iby'ideni mwumve ko bimeze nkaho ryishyuye फ्रेश हो जाओ मैं कमरे में हूँ naje turaza gusubira katururi क्योंकि सास भी kumbe hakuno no mu rugo bari kureba agafilime kasobanuwe na Rocky bitonze bucece bagihaye n'icyumba mu rugo ngo kiraremo yaje nk'umushyitsi karibu ndi kureba agafilime ka Rocky wanje gutu watinyuka kuza mu rugo kwa nyogokuru ku ivuko bagihaye n'icyumba umva se हमारा ये जो तेवर है वो इसलिए है ना कि हैरी का nimba kasete हैरी का खून में nimba kasete ya babu ariyo iri gutuma wiyemera gutya ubyihorere ये किसी भी तरह साबित ntabwo wagaragaza ko ari njye wishe babu क्योंकि भैया खून तभी माना जाता है जब लाश मिले uri ubwicanyi ubarwayi umurambo bawubonye none se umurambo wa babu uzangerekaho gute ko nishe babu umurambo we batarawubona के मर्डर को तो पुलिस भी एक्सीडेंट मानती है बताइए na Jojo naramwishe bagira ngo ni impanuka राज सिंघानिया Raj Singhania तुम्हें फंसाने का प्लान umupangu napanze wo kubigushyiraho wagenze neza मुझे धोखा दे दिया kuriya niwe wangambaniye wampemukiye तुम उसे माफ कर mubabarire ibyo ni sawa मैं नहीं कर सकता ariko njye sinamubabarira uriya mukobwa
इसलिए जब तुम मुझे प्रिया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने आए ubwo wazaga kumakontara ngo nice Puriya से सफल करने का एक nahise nekereza undi mupangu w'uburyo ibintu byanjye byagendamo neza kurusha. तुमने मुझे एक ऑडियो सुनाया था ना, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ. wewe wumvishe kasete ngereka nkwereke video cyagiye ubwo yamuhaga amafaranga ejo uzice Puriya nagufataga video uburya ejo ari kuwa gatanu Puriya na Madame Buraganza bazaba bari mu rugo bonyine cyagiye ubwo yamuhaga amafaranga yica umugore we iriya dirishya nzasiga rifunguye abari cyo zinjiriramo video narayifashe uri kumikira kango nica umugore wawe Nyagasani Puriya azaza aje kwitaba telefone telefone ntuzayikupe ndashaka umwumva ari kurira sakuza apfa. Wabonye ko video nyifite कैसा लगा मेरा वीडियो कांड? iriya video yikunze uteze वही से तो आइडिया मिला मुझे क्योंकि सास भी कभी बहू थी. igisuri cyarabipanze neza cyane hano urayama yose noneho we wabonye होगा ubu se dukora iki कंस्पिरेसी ऑफ मर्डर में 7-8 साल तो पक्की है. akagambane ko gutuma umuntu ngo yica umuntu ni imyaka 7 ku 8 तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी फैमिली. none niba zibizaho ku muryango wawe nibamenye ko washatse kwicisha umugore wawe. तुम्हारी बहनों के साथ शादी कौन करेगा? ese ntuzashyingiranwa na bashiki bawe bazi ko uri umwicanyi bazahera kwishyika. और वो जो mu bahindu ubundi si ubona umukobwa baviriye mu rugo ibaze ko batanga n'inkwano ku muhungu kugira ngo umukobwa ave mu rugo. ese bari abana biwanyura ubereye tonto nibumva ngo washatse kwicisha umugore wawe. चाचा तुम्हें हथकड़ी क्यों लगी है? niba kubona polisi gutwara wambaye amapingu bazakubaza ati ko wambaye amapingu kubabonera ibisubizo bizakugora. ibaze nyogokuru wawe maskini nyogokuru wawe namenye ko washatse kwica umugore wawe. ibaze uriya mukecuru imfura y'u Rwanda wampaye amahitamo 2 genda guha amahitamo 3. पहला aya mbere प्रिया को तलाक और उसके साथ हर जाने में 100 करोड़ रुपया. tandukana n'umugore wawe Puriya uduhere umuhe na miliyari. दूसरा जेल. amahitamo ya kabiri खुदकुशी. urajya muri gereza kubwo kwica. अगर पहला रास्ता पसंद हो तो कल तुम्हारे नाम से तलाक के पेपर्स तैयार. nimba ushaka amahitamo ya mbere divorce ejo nzaba nayiteguye uzazuyisinyume na miliyari dore ngo kiraryama mu rugo rwangira kure ariko uyu musore we वो जो हमारी डील के 4 करोड़ za miliyoni 100 n'undimo na 40 uzazizana में थोड़ा वक्त लगेगा ना तब तक ndaba nzikoresha mu gihe divorce itaracamo. hari utubazo ndi kubaza kuba nzikemuza mu gihe divorce itaraca. ikigoryi kiramufite koko kiramufite. akunino musore yaje hano cyamenye no kwambara agakote rega bagiye ama miliyoni menshi. gusa ninjye wabonaga ikote ritabera Kristo Yezu nakuzwe njye wabonaga ikote ritambera tunganya imyakora mu makote mora muri deshi wabonaga Titi Brown ikote ritambera. uwo Titi ni umupampe wacu naramuzanye ndaremera n'uturinete rega twambera windebera muri filime. Lagrana to urabona tsa umunye business nkawe rega nawe bitabera shani isaha bitaragera. niko पैसे नहीं लेके आया क्या? nza nifungo se. खैर कोई बात नहीं, वो तो मैं तुमसे कभी भी ले लूंगा. अरे ओ भैया वो तलाक के पेपर्स लेके आना. muzani impapuro za divorce shaho ngaho tugire vuba tuve mu nzira. n'abapampe yabaguriye amakoto gukorana n'abapampe. ibaze ko na Titi yahise abona abapampe. आजकल बिजनेसमैन के लिए चारों तरफ से खतरा ही खतरा है. urabizi abanye business ibibazo bitugendaho iyo ufite amafaranga yawe. फोन वहां से धमकी पता नहीं कब कोई क्या कर बैठे. abadukanga baduhamagara niyo mpamvu umuntu aba afite abapampe. साइन कर दो. sinya rero umuntu ajye mu rukiko arebe ko ibintu biva mu nzira. sinyiza impapuro za divorce utandukane n'uriya mukobwa njye kubana nawe umuherekereshe na miliyari. uyareba impapuro. मैंने फैसला कर लिया है, मैं जेल जाऊंगा. nahisemo ko nshaka kujya gereza लेकिन 7 साल के लिए नहीं. ariko sindi bukatirwa imyaka 7 yo kwica. तुझे मारकर ndemera njye gereza ngatirwa imyaka 14 ariko nawe wice. Nyagasani अच्छा किया जो तू इन्हें ले आया. तेरी लाश को Imana ishimwe wazanye n'abapampe bari buze kwikorera umurambo wawe. nambara iratangira. hey nambara gatururi. hey yeah
nambara umusore ndemera njye gereza bya bindi umuntu avuga ati njye nanakwica nkakwireka kwica bamvuga imyaka 14 menya boroshye kwica umuntu ni imyaka 7 kwica babiri ni 14 yarariba yari yaje mu gasura amafaranga yayabariye giti ku mutwe sorry sorry azengurutse sorry yarakubiswe yarakubiswe none umuntu aba yize umushinga neza mukaza mushaka umuhombya kandi ubukire umva bagihombije igihorihoro urabonye kura amenyo sorry yarakubiswe katururi kura y'imbunda मैंने सोचा था कि अपने कोई और खून निकाल ubwicanyi ntago nari nyibukeneye na rimwe rirenze जैसे बेवकूफ कसम शराफत से ariko ikigoryi nkawe nigishaka niberaho nk'umugentlomani ugiye gupfa प्रिया मुझे अब भी अच्छा आदमी समझती है आज नहीं तो कल वो तेरी दौलत लेकर मेरे पास urera cyaptekereza ko ndi umuntu mwiza ejo azaza tubane cyangwa ejo bundi kankurangize njye kwibanira nawe ataramurangiza umugore yahageze ataramurasa umugore yahageze yagasani umugore isavayo cyari kiri kwati प्रिया तुम आ गई Imana ishimwe hano Priya तुम्हारा पति कितना कमीना है uyu mugabo we murusi ibintu yaragiye gukora रिश्ते अटैक किया था ना वो कि छोड़ नहीं था ureba ko atatse ntago ari umwicanyi we niwe wari wamwohereje मारना चाहता है yashaka kukwica ndarahira sheri yashakaga kukwica मेरे पास इसका सबूत भी है mfite ikimenyetso urushyi hey जिस सबूत की तुम बात कर रहे हो मैंने उसी वक्त देख लिया था जब ibimenyetso nabyiboneye ubwo raje wari umeze nkaho ushaka gukura amafaranga अपने मतलब के लिए तुमने namenye n'abantu bose wishe kubwo kugira ngo ugere ku cyo ushaka अच्छा दोस्त एक हमदर्द समझ utekereje kuri inshuti nziza अब पता चला कि तुम ubu nibwo menye uburyo uri umunyamururumbu uri umuntu wikunda तुम्हारे पास वापस आना nta nubwo nakuzira we ngo dusubirane इस बात का है कि तुम जैसे जलील इंसान के साथ ndetse ndanicuza impamvu namenyanye n'ingegera nkawe wamenye ko ndibandise byose byagiye ku gasozi araseka sasu ku mugore sasu uyu arasara bandasiye umugore vayo shwanya gusa twika mbese bite utaramurasa mugabo umugore we gukora vayo hano kurame aramuterura abapampe hakurya cyuma mugabo yarakubise baretse funa rebesha hejuru umugabo yarakaye ntuzabone ingagari yarakaye mu yandi magambo ntuzambone yarareba umugabo yarakaye bamurasiye umugore wamaze kubyibonera neza kuri ya mugore kuko ntaho yari ahuriye n'iri bandi ibandi naryo ryashutse uriya mugore umugore nta ruhare yabigize
umugore kiramwishe. Hari urwuma cyamuhishe kora y'icyuma kita kijomba. Ntago cyamugezeho ahita kimutira. Hey! Yeah. Yeah. Munyururu akurikira ikigoryi. Yakurikiye ikigoryi koko. Yeah. Nuko byagenze. Yashatse gukira bitanyuze mu nzira nziza. Abashaka kunyuza mu kagambane, mu bugome. Buginga we. Do. Uyeri kugenda. Inyuma y'ikigabo ntago cyapfuye cyakuye yimbunda. Mbunda! Shyiramo isasu. Sasu! Yarahindukira. Sasu! Umutwe. Yakase. Umugore burya ntiyapfuye. Akihereye iki kigabo amaze kubona ko nta keza kacyo. Yeah. Hey! Bullets! Hasi. Umugore yari yarashutswe. Gasore karaje kamwereka ko kamukunze ngo kugira ngo dukiri kundishe ku mukire. Umukobwa nawe urukundo ruramurangaza arayoba. Sheri. Yeah. Barakwereka ibintu byarasobanutse twarabasiganye nanone ntago nasiga ntabarangiye akazi. Kamere kanone nyine wagura ibikoresho bya siporo by'ubwenge ni muri Hopline Sport n'amajeze y'ubwenge ya original kandi ibiciro twanabimanuye nubwo ari twe dufite ibintu by'ubwenge. Ifite ibikoresho n'imyenda ya siporo bisobanutse kandi ku giciro cyiza. Abayobozi b'amakipe atandukanye, bigo by'amashuri, abifuza ibikoresho bijyanye n'igihe bya gym tonic n'indi mikino itandukanye, ntibikiri ngombwa gutumiza ibyo byose imahanga. Ni mugane Hopline Sport mwihahira inkweto za siporo, amagezi y'amakipe y'i Burayi mwikundira n'ibindi bikoresho bya siporo bitandukanye birimo ibyagufasha gukorera siporo mu rugo. Tugereho aho dukorera mu mujyi wa Kigali, imbere y'ahahoze umurenge wa Nyarugenge, iruhande rw'ahoze ari kwa Nkusi Godfrey.